nitwa Gakwege ndo umusore rwose w'ibogari Muslim wa Blackcat. How are you, sister? I'm good. Oh, fresh. Are you okay? I'm not good. Why? Ndi kubona nawe uri umuyisilamu nibyo? Yeah. Oh. What is your name? Hadija. Oh, Hadija. Takazina keza cyane. Merci. Oh, nanjye nitwa nitwa Shabani. Shabani. Useni Shabani. Useni Shabani. Okay. Igisiba cyiza. Kuri twese. Rwose nakunda ubu ngubu nyine turahuye ndavuga ngo reka nsuhuze uyu muvandimwe wanjye uyu mugenzi wanjye turi hamwe turi nyine mu gisibo kimwe turi mu kababaro nyine nuza yahuye nako Yesu turi mu kababaro Ahmad Muhammad yahuye nako urumva turi mu kababaro kamwe rwose ndavuga ngo reka ngusuhuze ndebe ako kababaro kawe ukuntu kameze nanjye umenya kandi ukuntu kameze kugira ngo turebe ukuntu twabihuza. Akaye kababaro ufite urumva iyo umuntu arimo mu gisibo nk'uko nguko dore wambaye n'imyenda isa nabi urumva imyenda urumva impamvu mvuye gusara hari haruguru ku musigiti no nari nagiye mu kazi usara mu bitaka se oya nari nagiye mu kazi nari nayijyanye mu kazi imyenda wari wayijyanye mu kazi shaho se ko muri nako okay mbwira vuba ushaka ko mufasha iki ikintu nshaka kumfasha rero muvandimwe wenda tutagiye gutinda mu bintu byinshi ukundeba nyine ku kazi banze kumemba pe kandi nyine kubera ko turi mu gisibo niyirije gahibaze kwiyiriza nkaba ngiye no kuburara uraburara se kubera iki ku kazi banze kumemba urumva mvuye gusari hari haruguru urabona amasaha yifatira agiye amasaha urabona agiye kugira yo gufutura yifate ase uri umusikama cyanga oya ntago ndi umusikama ndi umuyisilamu urumva rero amasaha agiye kugera yo kurya kandi rasa ku ntego umuvandimwe rero kubera yuko muri no bihe abayisilamu twe tuba dufite imitima myiza twese yego ndabyumva urumva nanjye mfite amafaranga nanjye iyo mfite amafaranga ku bayisilamu bagenzi banjye ngenda batambazaho umuvandimwe rero nawe agira ukuntu wamfasha dore inzara imeze nabi ushaka ko mufashe iki se ushaka ko mufashe iki niyo wangiriraho nkangaye nkareba ukuntu naryo urabona amasaha yo gufutura agiye kugera ntago wabwirirwa muvandimwe ngo naburare hagiye ngo witwa nde nitwa Shabani Hussein Shabani nta kibazo ukamfuhereza mfite n'agakode ntugire ikibazo shyiramo amazina ni nde ko ndi kubonaho handitseho nde oya ntago Gakwege iryanjye nuko nayibaruye ku mushuti wanjye nanditseho Gakwege se bimeze bite nayibaruye ku mushuti wanjye muvandi simukadi yanjye nayo natayiranga mu yaje rero nta kibazo murakoze keza bagiye bambwiye ko bakwita ntabwo biba kuzina nakubwiye Hadija Hadija. Thank you so much, Hadija. Thank you. Wow. Sawa. Hadija. Karame Erika we. Nyamukusha, wabiretse se ya myenda bampaye. Ubu ngubu hari umukobwa w'umwisilamu nyakuye. Ibi bintu bifite gahunda reka nkubwize kuri muvandimwe. Ibi bintu by'igisibo ndiko bikuramo amafaranga menshi cyane. Reka nkubwize ukuri iyi niyo gahunda aka niko kazi nta n'akandi kazi nzongera gukora iyi myenda yantishe nzayimusubiza amaze kuyikuramo nka miliyoni ibaze ko umukobwa w'umushehe nyine ahangaha ahise agandira akanyenyeri akahita nkubitiraho ibihumbi 10 cyakora abisilamu mu gisibo bagira umutima mwiza reka nkubwize ukuri nyine ndumiwe ngewe Gakwege pe n'abakirisitu bari mu gisibo urabeshya reka nze mpite njya hariya haruguru kwa Hakundimana ni umukirisitu wundi wa danju unaririmba muri korali hariya haruguru ku kiliziya nawe reka ngende mwataka ndebe ko namukuramo n'akandi gacumu reka nze no myenda nyikuremo ndebe ahantu nyihisha seriya kabisa sawa Eri nawe kandi turi kumwe kandi merisi kuba warambwiye kuri
kabisa. Sawa sawa kandi Melissa. Reka nze njye ko hatunga Imana n'abanyamukure. Kumbe n'abakirisitu nabo bari mu gisibo. Nitwa Gakwege ndo umusore rwose w'ibogari ufite akayobe kanyerushije rwose izina ry'Imana kandi nanone umva ndaseka ku matama hakazaho ubuntu bw'ubufosete izina ry'Imana. Gakwege ni urwenya icyo kinyarwanda cyo kera bose baraseka. Ubundi se wabihisha hano ubu ngubu iyi ngiyi ntiyabimeze nk'inda. Rero dani ajya kwa hategeka Imana kabisa. Hakizimana mwiriwe ni umuturanyi wanyu. Ndababonye hariya ku kiliziya, mbona ndabazi hano muri karitsiye narinje kubasura. Haki turasengana hariya mu kiliziya. Umukobwa wanjye nawe ni umuririmbyi. Mutagatifu wa Yesu nuwawe mawe gira umugisha abana bawe Mariya mubyeyi rukundo. Akiza Hakizimana n'uwitse ntabwo rero tumaze guhura mu kanya. Yewe Wowe ese nahuye nawe. Arundi uhetse se Ese nahuye nawe. ntabwo rero tumaze guhura ngo amafaranga Hano niho mu rugo hose ahubwo ngenda ndabona wagira ngo oya ntabwo rero maze guhura nawe. Apu Oya winyise twona ubwo ngo umaze guhura disi na karumuna kanjye. Hari karumuna kanjye mfite bajya bambwira ngo turasa cyane. Ubwo niko umaze guhura nawe. ntabwo ari wowe Nakashwe singewe pe cyakora ikintu gitandukanye na murumuna wanjye. cyakoze umuntu twahuye ntabwo Yari yambaye gutya se. oya nari kweri yambaye Yari afite indasigana gutya. Akabye narabiye cyane uko kanyine karazombe. Ufite imwe kariya. wese uragenzwa n'iki? Yewe narinje kureba Hakizimana wa hano turasengana hariya nyine. ahubwo se kwajya ngo ni wowe tumaze guhura rero Nakubwiye ko atari njyewe muvandi. ntabwo ari wowe Nakubwiye ko mfite karumuna kanjye. ariko Njyewe mfite inda nini uwo nandagira. si inda Ninda. iyo ni inda imeze gutyo. Ninda. Oya ninda. ni inda iyi ngiyi ni inda wenshi aba Mama yangu game over. ntabwo ari wowe tumaze Uwanja wake guhura kaingia. wambaye bino bintu witangiye umbwira ngo wambwiye ngo urinde wambwiye kuri inde Shabani. none se twanyihakanaga ntabwo ari tumaze guhura. Kose burya Abisilamu Oya. bagira umujinya ungana. wiki subiramo cyane amafaranga amaze kuguhereza nta kindi ndayashaka wamuteka mitwe mereza Kose Abisilamu ceceka mereza